tubahaye ikaze nanone inshuti bakunze ba Isange TV show. Uyu ni wa mwanya tubana namwe tubagezaho ikiganiro cyiza tuba twabateguriye. Ngiye mubana umunsi ku munsi amazina n'ibyanwase nk'ibisanzwe, kongeye kubararikira gutega amatwi ikiganiro tugiye kubagezaho. Ikiganiro twabateguriye uyu munsi ni kimwe mu cyifuzo cy'umukunzi wacu yatugejejeho, atubwira ko twazamusobanurira ku mboga cyangwa se ku mbuto bitewe n'uko uri buzite zitwa intoryi. Yatubwiye ko intoryi akunda ubusharire bwazo mu kanwa bigatuma yumva yazirya kenshi ari mbisi, ariko by'umwihariko tubaza niba nta ngaruka byamugiraho, ndetse tubaza niba kuba zirya gutyo cyangwa se kuba zikunda hari akamaro zifitiye umubiri we. Uyu munsi rero twakoze ikiganiro cyo kumusubiza. Tuzi neza yuko hari benshi cyangwa se hari n'abandi hirya no hino bibazaga icyo intoryi zivuze cyangwa se zisobanuye, uruhare rwazo ku mibiri yabo. Uyu munsi twabategura ikiganiro cyiza gisobanura ku kamaro k'intoryi mu mubiri w'umuntu. Intoryi ni amafunguro bakunze kwita amafunguro y'abatifite cyangwa se imboga z'abatifite, ariko ntabwo ari ko biri. Intoryi ni imboga cyangwa se ni imbuto umuntu wese akeneye mu mubiri we bitewe n'akamaro kazo turi bubabwire. Ubwo rero nawe niba wumvaga udasobanukiwe neza uko intoryi zikoreshwa cyangwa se icyo intoryi zimaze, ni karibu utera agatebe tubane mu kiganiro. Intoryi ni urubuto ruboneka ku gihingwa cy'imisozi kinini, kandi rukunze kugaragara mu mirima yo mu Rwanda no mu karere k'ibiyaga bigari. Intoryi zikunze kuribwa ari mbisi, zikabanziriza ifunguro nk'ibiribwa cyangwa se nk'ikiribwa gitegura igifu mbere y'uko umuntu arya. Zikunze kuribwa, abenshi bakazikundira ubusharire bwazo, ari nabyo bituma hari n'abandi batazishimira bitewe n'uko bumva ko zirura cyangwa se zitabaryohera, ariko intoryi ni ingenzi cyane. Hanyuma rero tugiye kubabwira ibikubiye mu ntoryi dusangamo. Intoryi dusangamo icyo bita vitamine C. Mu ntoryi dusangamo iron nka magnesium, calcium ndetse n'indi myunyungugu imibiri yacu ikenera. Mu ntoryi dusangamo kandi ibinyasukari bike bigatuma zidatera umubyibuho ukabije. Mu ntoryi dusangamo poroteyine nkeya, amavuta make cyane. Mu ntoryi rero murumva ko hakubiyemo ibintu byinshi, kandi uko tugenda tubibabwira murabizi neza ko imibiri yacu ibikenera cyane mu mikorere yayo ya buri munsi. Reka rero tudatinze tubabwire akamaro k'intoryi cyangwa se akamaro ko kurya intoryi, icyo intoryi zimarira imibiri yacu. Intoryi zidufasha mu gutunganya amaraso, bitewe n'uko intoryi zidufasha mu kugabanya ibinure mu maraso no kugabanya umuvuduko w'amaraso. Kongera apeti, intoryi ziribwa mbere y'amafunguro kugira ngo zitegure cyangwa se zifashe igifu gukora neza. Zidufasha kurinda indwara z'umutima bitewe n'uko dusangamo antioxida mu ntoryi. Intoryi zidufasha kurinda amenyo ndetse n'amaso, zikungahaye cyane kuri vitamine C. Intoryi zidufasha mu kugabanya ibiro kubera ko zidafite amavuta menshi kandi zifite fibre. Murumva ko intoryi ari nziza kuko zishobora guha umubiri wawe kuringanira kw'ibiro. Intoryi zidufasha mu kongera ubudahangarwa bw'umubiri, ariho umubiri wawe ugira imbaraga cyangwa se ugira ubudahangarwa bwiza buwufasha cyane. Intoryi zigaragara nk'imboga z'abantu badafite amafaranga cyangwa se badafite amikoro menshi, ariko siko biri, kuko akamaro kazo kagenda kadusobanurira icyiciro. Intoryi wazishyiramo mu mafunguro akwiye kuba hafi y'ibiribwa ufata buri munsi. Zifite karori nke, bityo bituma uzirya atagira uburwayi cyangwa se atagira ibibazo byo kubura ubudahangarwa mu mubiri. Intoryi zirinda kanseri, ziturinda indwara ya kanseri. Intoryi zidufasha mu gusukura amara. Intoryi zidufasha mu kugabanya ibinure, bityo ukagira ibiro biringaniye cyangwa se ukagira ibiro bidahindagurika buri kanya.
Intoryi murumva ko zifite akamaro gakomeye ku buzima bwacu. Rero reka twihute tubabwire noneho n'uburyo intoryi zagakwiye kuribwa cyangwa se n'uburyo bwiza bwo kuzirya. Ni ukuvuga ngo igihe wateguye kurya intoryi cyangwa se igihe wateguye kuzivanga n'amafunguro yawe wateguye, hari uburyo bwiza bwo kuzikoresha cyangwa se uburyo bwiza wazirya. Icya mbere, irinde guhata cyangwa se irinde gukuraho kiriya gishishwa kiri ku rutoryi. Ni ukuvuga ngo niba wateguye ko uri buziteke cyangwa se uri buzirye mu mafunguro yawe, si byiza kuzishishura cyangwa se kuzitonoraho kiriya gishishwa, kuko ari byiza ko ukirya nacyo, nibwo intungamubiri zose twagiye tubona cyangwa se akamaro kazo ibikubiye mu ntoryi twagiye tubabwira, nibwo uba wizeye neza ko biri buboneke muri ziriya ntoryi zawe. Ikindi cya kabiri, intoryi ni byiza kuzirya ari mbisi. Kuzirya ari mbisi ubwo ni cya gihe woze neza amazi meza ndetse n'isabune, ndetse ukaronga intoryi zawe ukaba waruhekenya. Buriya buryo nabwo ni bwiza, nta kintu butwaye, ukazirya mu rugero. Rero urumva yuko ubwo ari ubundi buryo bwo kurya intoryi. Intoryi ni byiza kuzivanga n'amafunguro yawe wateguye. Niba wateguye kurya ibishyimbo, kuzivanga mu birayi, kuzirya ku muceri, urumva ko zigendana n'amafunguro menshi atandukanye, ariko mwibuke neza ko ukwiye kuziringaniza cyangwa se ukwiye kuzitegura muri ya mafunguro akubiyemo ibigize indyo yuzuye, kugira ngo bize kunganirana, kugira ngo bimwe bijye mu mubiri ariko bigiye kuzuza inshingano zabyo mu mubiri wacu. Intoryi rero urumva ko n'uburyo bwo kuzirya ari bwiza cyangwa se butagoranye cyane. Rero hari n'ingaruka zishobora guterwa no kurya intoryi nyinshi. Umuntu urya intoryi nyinshi ariko afite ikibazo cyo kubabara mu nda cyangwa se kubabara mu gifu, ntabwo ari byiza kuko bishobora kumutera kwaka mu gifu cyangwa se akagira iseseme. Ahangaha mubashe gusobanukirwa iki kintu. Niba ufite ikibazo cyo kuribwa mu nda cyangwa se kumva utameze neza mu nda, ntabwo ari byiza gukoresha intoryi nyinshi. Bishobora kugutera ikibazo cyo kumva waka mu gifu cyangwa se ukagira iseseme. Kubera ubusharire bwazo, umuntu ufite ibibazo by'uruhu cyangwa se ibindi by'uburwayi byihariye ashobora gusabwa kuzigabanya cyangwa se ashobora gusabwa kuzihagarika. Inama rero twabagira mu kurya intoryi, ni byiza kuzirya mbere yo kurya nk'uko bisanzwe mu muco wacu, cyangwa se ni cya gihe ugomba kubanza ugategura igifu cyawe ukazirya mbere, noneho ugakurikizaho amafunguro wateguye kurya. Abafite ibibazo byo mu gifu rwose mwebwe ntabwo intoryi mukwiye kuzirya ari nyinshi. Ni byiza kuzirya zikiri nshya cyangwa se zitarahonga, zigifite uruhu rushyashya, nibwo intungamubiri zazo cyangwa se nibwo intungamubiri zazo umubiri wacu uzibona zose. Ntabwo ari byiza kuzirya zifite ibimenyetso byo gupfa cyangwa se byo kubora, ntabwo ari byiza. Ni byiza kuzirya zikiri nshyashya. Tugana ku musozo rero, intoryi ni urubuto rw'ingenzi mu mirire yacu. Nubwo ushobora kugaragaza ko zifite ubusharire, ariko intoryi dukeneye intungamubiri zikubiye muri zo mu mibiri yacu. Rero twibutsa ko ushobora no kuzikoramo salade wateguye, cyangwa se ushobora kuzifashisha ukazivanga n'izindi mbuto zifite isukari kugira ngo ubusharire bwazo bugabanuke, nurangiza nazo uzivange muri wa mutobe wateguye. Urumva rero ko intoryi zifite akamaro gakomeye mu mubiri wacu. Zidufasha gutuma umubiri ukora neza, zigatuma igifu cyacu gikora neza. Dukomeze tuzirye ariko tugabanye ku bantu bafite ibibazo byo mu gifu. Rero tugana ku musozo, turabashimiye cyane mwebwe mwese tubana muri iki kiganiro cyacu. Ni ukuri turabashimira kandi turabakunda cyane kuba mufata umwanya wanyu mugataramana natwe cyangwa se mukabana natwe tukabagezaho ikiganiro tuba twabateguriye. Ni iby'agaciro cyane kandi turabashishikariza, niba hari imboga cyangwa imbuto cyangwa ikiribwa runaka wifuza ko twazagusobanurira ugasobanukirwa icyo waba ukoresha cyangwa utagikoresha,
ariko ushaka gusobanukirwa neza akamaro kacyo, turahari kugira ngo tugusobanurire. Twandikire muri komenti utubwire icyo wifuza cy'ikiribwa twazakuganizaho, turahari ku bwanyu. Rero turabasaba kugira ngo wowe utarakora subscribe uyikore, wowe utarandika komenti uyandike, musharinge bagenzi banyu nabo bakomeze kuryoherwa n'ibyiza biri kuri Isange TV Show. Turabakunda cyane kandi amahoro y'Imana akomeze kubana namwe, mugubwe neza, ibihe byiza.